amahoro n'ibyishimo bya roho wawe uhane nabo iminsi yose y'ubuzima bwabo kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Nawe Mana soko y'ubuzima bwose n'ubutungane wahaye abantu amazi atanga ubugingo busukurwe, manurira umugisha wawe kuri iyi nzu kugira ngo abazakora mu butumwa bose maze bari kumwe nawe maze batunganye neza ubutumwa kandi bitume barushaho no kubukorera no kuyoboka ubwa Yesu Kristo umwami wacu. Tugiye rero gutera inzu amazi y'umugisha imbere inyuma agataho korali n'indirimbo indirimbo zijyanye n'abatisemo twese dukomeza kuzirikana byasiza twagenera n'abatisemo abantu cyabo kizimo kumwamamaza kandi tunashimira Imana kubera igikorwa Imana yadushoboye. Turatemeza amazi y'umugisha kandi twatera amazi y'umugisha hanyuma mukora ikimenyetso cy'umusaraba. Say
twatangiye tubicamo amarenga, ariko reka tubabwire icyabaye. Kuri wa gatanu tariki 28 z'ukwezi kwa gatandatu 2024, Padiri mukuru wa Paruwasi Bumara aherekejwe na Padiri Flora Uwimana ndetse akikijwe n'imbaga y'abakristo nk'uko mubibona, yahawe umugisha inyubako ya sikirisare ya Mucaca, imwe mu masikirisare agize santarari ya Bumara. Iyi nyubako iherereye mu mudugudu wa Mucaca, akagari ka Mutanda, umurenge wa Cyabingo, akarere ka Gakenke. Nyuma y'umugisha w'inyubako, imbaga y'abakristo ikikije abasaseridoti babo tumaze kuvuga haraguru, yahimbaje igitambo cya misa cyo gushimira Imana kubera ko yahisemo gushinga ihema ryayo rwagati muri bo. Padiri mukuru mu nyigisho ye yifashishije ubuzima bwaranze Mutagatifu Irene twahimbaje uyu munsi, yasabye abakristo gukunda ibyanditswe bitagatifu, gukunda ubutumwa, gukunda kiliziya n'abayo, gukunda isakaramento ritagatifu ry'Ukaristiya no gushengera Yesu Kristo mu isakaramento ritagatifu ry'Ukaristiya, ndetse abasaba no gukomera kuwo bemeye kugeza naho bakwemera kumumenera amaraso. Mbere y'uko igitambo cya misa gihumuza, hahawe umugisha kandi himikwa ishusho y'umubyeyi Bikira Mariya ugabinema, umuyobozi wa sikirisare ya Mucaca Madame Odette Yankurije, aho umwanya w'ijambo yavuze amavu n'amavuko ya sikirisare ya Mucaca, abayiyoboye, amatsinda, amahuriro n'imiryango ya Gisiyo Gatolika uko byagiye bivuka muri sikirisare ya Mucaca. Yagarutse cyane ku rugendo rurerure bakoze biyubaka kandi bashakisha inyubako iboneye abakristo bajya basengeramo. Yishimiye abagize uruhare bose mu gutanga imisanzu yasabwaga kugira ngo inyubako itashywe iboneke. Yashimiye cyane abakristo baba hanze ya sikirisare ya Mucaca, bo bagize uruhare rutagereranywa bakitanga kugira ngo inyubako iboneke. Yashimiye ubuyobozi bwa Paruwasi Bumara ku nkunga itagereranywa babateye, haba mu bitekerezo no mu bikorwa bifatika, none bikaba bibyaye ibyishimo by'uyu munsi. Iyi nyubako yuzuye itwaye amafaranga angana na miliyoni 4,896,240, ikaba ifite ubushobozi bwo kwakira abakristo bagera kuri 420. Uyu munsi mukuru wasojwe n'ubusabane bwahuje abayobozi b'imiryango remezo ya sikirisare ya Mucaca, abayobozi b'amasikirisare yandi agize santarari ya Bumara ndetse n'andi masantarari yo hirya no hino muri Paruwasi ya Bumara. Abafashe bose umwanya w'ijambo bashimiye ubuyobozi n'abakristo ba sikirisare ya Mucaca ku kwemera bagaragaje bitangira inyubako ya mbere nziza kandi nini muri sikirisare zose zigize Paruwasi ya Bumara. Biyemeje nabo kujya gutekereza bisumbijeho kugira ngo hirya no hino muri Paruwasi ya Bumara amasikirisare aba afite isura n'ubunini kubwa sikirisare ya Mucaca yahawe umugisha. Mu ijambo rye, Padiri mukuru yatangiye ashimira Imana itanga ubuzima, ikaduha imbaraga n'ubwenge, ikaduha amaboko n'ibitekerezo, kandi ikadufasha igatuma bigera kure. Ati twishimiye icyerekezo cyiza dufite muri diyosezi yacu cyubakiye ku nkingi 5 zituma tubona icyo dukwiye gukora. Igikorwa twatashye uyu munsi kikaba kiri mu nkingi ya mbere ndetse n'iya 5. Twatashye inzu y'icyitegererezo kandi nashimishijwe nuko abayobozi bandi basikirisare bari bahari. Twaje kwishimira ibyagezweho, ariko ni n'urugendo shuri twakoze kuko benshi hirya no hino muri Paruwase bari gutekereza kubaka. Ati twiteguye rero gufasha buri wese witeguye kubaka kuko ni umurage w'ababyeyi n'abayobozi bacu muri diyosezi ya Ruhengeri. Yagarutse ku nyubako kandi nyinshi ziri kubakwa hirya no hino muri diyosezi ya Ruhengeri. Yagarutse nanone ku nyubako y'ubwigishwa ya santarari ya Ngege iherutse gutaha, umuryango remezo wa Gatare ya 3 uherereye muri santarari ya Cyabingo, umuryango remezo w'icyitegererezo ubarizwa muri sikirisare ya Muramba, nkuko nari maze kubivuga muri santarari ya Cyabingo, nawe uherutse gutaha. Nanone tukaba dutashye na sikirisare ya Mucaca. Ibikorwa byose byagezweho biyobowe n'abagore bashimiwe bivuye ku mutima
kubera ko bagaragaje ko bashoboye. Ni muri urwo rwego umuyobozi wa sikirisari ya Mucaca yambitswe umudari w'ishimwe. Ibi birori by'uyu munsi byasojwe na padiri mukuru avuga ko gushyira hamwe ari byo bituma tugera kure kandi kuri byinshi, nuko adusabira umugisha twese abari aho dutahana ibyishimo bikwiriye abana b'Imana.